urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko bishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 16 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda, hagiye hafatwa ingamba zinyuranye zigamije gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo, zirimo gufunga ibikorwa bihuriramo abantu benshi n'ibindi. Nubwo ibikorwa binyuranye byagiye bikomorerwa uko iminsi yagiye isimburana, kugeza ubu haracyari bimwe mu bikorwa bitarakomorerwa ngo byongere gukora. Rumwe mu ngero z'ibyo bikorwa ni ubucuruzi bw'utubari. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko imibereho y'abari batunzwe no gukora mu tubari yifashe, ndetse nuko bari guhangana n'ingaruka bagizweho no gutakaza akazi bakoraga muri ibi bihe bya COVID-19. Muri iki kiganiro kandi tubafitiye n'agace ka 16 k'ikinamico Sigasira. Ntimukureho urushinge. Nitwa Nicole Giraneza, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Reka ikiganiro cya none tugitangirire ku kiganiro twagiranye na bamwe mu bantu bakoraga mu tubari, twumva uko babayeho muri ibi bihe imirimo yabo yahagaze. Ese ni iki bari gukora mu guhangana n'ingaruka bagizweho na COVID-19? Reka tubumve. Nari mfite akabari COVID itangira, kimara kuza bahise bakinga ububari. Bivuga ko inzoga twari dufite ntabwo twari buhite tuzimena cyangwa se tuzibike. Ubundi nibura mu kwezi nabaga mfite 90 by'inyungu. Kundi kubyitwaramo ndategereje ngo numve niba bazakingura ububari, nkaneba ko nashakisha igishoro nkongera nkakora. Habayeho ingamba zo bagomba kudufungira ibijyanye n'utubari, ariko bagomba kuzubahiriza kugira ngo natwe tubashe kwirinda icyorezo cya COVID. Ibihombo byabayeho, ariko dutegereza ko bazajya icyo badufasha mu gihe bazabona ko mfitanye kugabanuka natwe bakaba badufungurira. Cyane nuko tugomba kubanza kwirinda ubwacu kugira ngo natwe niba umunsi bazadukomorera tuzava twanduza abakiriya bazaza batugana. Gusa icyo tugomba twe gusaba no gusaba ko ibintu bijyanye n'imisoro bagomba kuzakora analize koko kikareba ati aba nabo ntago bagiye bakora, ntago bagomba kuzishyura imisoro. Noneho bijyanye n'utubari nabo ntago baramerwa gufungurirwa, igihe bataremera gufungurirwa ntago bagombye kwishyura imisoro kuko batakoze. Buri umuntu asorera ikintu yinjirije. Mu kabari cyo nakoraga ubundi ngewe nari mucoma, ariko COVID yatugizeho ingaruka cyane kuko ubu ngubu turi mu ngo nyine dukora imirimo isanzwe itandukanye. Yafite umuryango w'abari 3 n'umugore. Ubwo rero kandi kose kari kanunze ntacomaga rwose, abana banjye bakabaho neza bakaniga ishuri. Ariko ubu ngubu bose byarahagaze dukora indi mirimo isanzwe. Akazi kanyinjaga amafaranga ku munsi byibura 2,000, kandi abana banjye bariye nta kibazo afite. Ubu ngubu nyine ndi guhinga, ndi gukora uko ashoboye kose kugira ngo ndebe ko abana banjye babaho, ariko nyine turindire ko COVID twagira Imana ikazagira gute ikazarangira. Twifuza rwose ko COVID irangiye twasubira mu kazi tukamererwa neza. Tubeshwaho n'akazi. Urumva ubwo akazi kahagaze n'imishahara iba yahagaze. Ndi manager ko nibyo nakoraga. Twahise dufunga akabari, abakozi bangombwa ko ababasha gutaha bataha, birimo kuryayo twari twarazigamye, cyangwa se hakaba hari n'akandi kazi dushobora gukora ku ruhande kuko twebwe ntabwo twacuruzaga akabari gusa. Nkanjye abakozi bacu nibagaruka, icyo numva nzabisabira cyangwa nzabigisha kumenya gusevinga. Byanyigishije kuzarushaho gusevinga. Twari dusanzwe dukora kuva aho bafungiye bari COVID, ntako tukiva mu rugo n'ibintu byerekeranye n'amazu, abaturage mereye nabi n'ubukode. Leta yatugirira impuhwe kaba yarekura tugasubira mu kazi nk'ibisanzwe. Ngiye ko natangiye ncuruza isambusa zigemura ku bubare, bakimara kuvuga ngo dufungi batangiye baduha ibyo kurya. Leta igeze rero irapareka ntayo nitukibona. Aho nagiye baraga isambusa sinyigemurayo kubera ko bari bafunze. N'abakiriya nagiye gamereza kugira ngo nshakishe ubuzima bwanjye, nabo sinyibabona. Ubu mbega ndicaye
ntacyo nkora bagakingura ububari tukaba tugize amahirwe yo kuba twakongera tugasubirana muri bimwe bishyashya tugakora ari amahoro no ntacyo biba bidutwaye leta bigize neza. Inzu nyine nakoreragamo si ari yanjye yari y'umubosi ngubu yarayisubije byasaba ko nafinda nyine nkashakisha ubwizigame bwarashize nkashakisha amafaranga kugira ngo ndeko nakomeza gukora na bosi nyine nkashaka amafaranga mwishyura no gushakisha muri make. Barakoze aba baturage. Ese wowe uduteze amatwi ni iki uri gukora mu guhangana n'ingaruka za COVID-19? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 0728 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Mukamurenzi Oreri ni umubyeyi w'imyaka 52, ni umwe mu bari bafite akabari mu karere ka Gicumbi muri centre ya Ruyaga. Avuga ko iki cyorezo cyashegesha imibereho y'umuryango we, icyakora ngo ubu yahinduye ubucuruzi kugira ngo abashe guteza imbere umuryango we. Ni mu kiganiro yagiranye na Ishimwe Honore. Mukamurenzi Oreri, umubyeyi w'imyaka 52, ni umwe mu bari bafite akabari mu karere ka Gicumbi muri centre ya Ruyaga. Nyuma yo kubona nta cyizere cyo gucuruza akabari afite, yabanje kujya acuruza imboga mu rugo, abona ntacyo biri kumufasha mu kwishyura n'ideni yari afite. Mukamurenzi nibwo yahisemo kugana ubucuruzi bw'amasaka. Aha aratubwira uburyo icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije iterambere rye, uko igitekerezo cyo gucuruza amasaka cyaje n'icyo atanga nk'inama kuri bagenzi be bari basangiye umurimo. Kuva mu kwezi kwa gatatu nyine bitangira kugeza kuri uyu munsi ntabwo twashobora kongera gutangira. Covid yatubereye nabi cyane, yaraduhombeje nyine twahise dufunga dukurikije amategeko tujya mu bindi nabyo nyine kubera ko nk'abakiriya batari babimenyereye bari bazi ko ari akabari bagomba kuza kwifatira ikintu, ubwo ibindi ntabwo byagenze kugeza ubu kubera ko akenshi twakoreshaga amafaranga y'amaguzanyo umuntu agenda afata mu matsinda cyangwa se mwari amakopeki kugira ngo twishyure byaratugoye. Noneho reba nawe niba ku munsi umuntu acuruzaga nk'amakazi 3 cyangwa 4 bitandukanye no gucuruza ibase y'imboga y'inyanya, byose twabishyizemo dushakisha icyo byatanze. Mu mibare nakubwiye ko nungukaga nashobora gucuruza nk'amakazi 4 ku munsi, kandi mu makazi 4 ntabwo waburamo 6,000. Ariko noneho na ya masaka umufuka umwe ubonye mu cyumweru mu minsi 8 ni kwa kuri nyine umuntu amenye gukoresha gushaka amafaranga kurinda kwicara ubusa. Inyungu mu masaka mu kwezi ushobora gucuruza imifuka 8, iyo yungutse neza ni 16,000. Icyo twasaba leta rwose baturebera natwe tukadufungurira. Noneho twebwe abacuruzaga inzoga twadufunguriwe tukajya dukurikiza amabwiriza n'ubundi leta yashyizeho, biriya byo gutaha kare, kutazinywera aho ngaho, itegerana, twe byose tumaze kubimenyera twabyubahiriza, bityo natwe twazagendera aho babonye bitwara neza natwe badufungurira. Arakoze Mukamurenzi Oreri umaze kudusangiza ubuhamya bw'uko ari guhangana n'ingaruka za COVID-19 ku bucuruzi bwe bw'akabari. Nawe uduteze amatwi wadusangiza uko uri guhangana n'ingaruka za COVID-19 kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 0728 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Abari batunzwe no gucuruza utubari ni ukuvuga ba nyiratwo n'abadukoramo bagaragaza ko bagizweho ingaruka zo kutoroherwa n'imibereho muri iki gihe cya COVID-19, ndetse ba nyir'utubari bo banataka ibihombo. Mu gushaka kumenya icyakorwa ngo abacuruza gutubari bahangane n'ingaruka za COVID-19, mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi na Straton Habyarimana, umusesenguzi mu bukungu, maze atangira amubaza uruhare rw'utubari mu bukungu ndetse n'icyo bari babeshejweho n'ubucuruzi bw'utubari ubu bakora. Reka tubumve. Imibare igaragara y'amezi 6 ya mbere ashize yagaragaje yuko iki gice cyazahaye cyane ku
ku buryo cyagabanutseho hafi 28% ugereranyije nuko cyari cyifashe umwaka ushize mu gihe nk'iki ngiki mu mezi 6 ya mbere y'umwaka ushize. Urumva ko bifite ingaruka nini ku bukungu muri rusange. Iyo urebye urwego rwa serivisi rwagabanutseho muri rusange hafi 13%, bigaragara rero mu nzego nyinshi. Urwego rwa mbere n'urwego rw'akazi, utubari dukoresha abantu benshi mu Rwanda. Muri uko gutanga akazi abantu niho bavanaga amaramuko ku rwego rw'imishahara, ariko hari na ba nyiratwo babonaga amafaranga yo gutunga imiryango yabo bakanasorera igihugu. Hari abakora ibinyobwa, ni igihombo kuri bo. Imisoro abakora muri iyo business batangaga, iyo misoro ntabwo iri kuboneka. Hari ba nyiramazu akodeshwa n'izo business ntago ziri gukora. None bwana Strato, birashoboka ko utubari twakomorerwa mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kigihari? Hari uburyo bubiri bwo gutekereza. Hari abatekereza yuko ukurikije experience uko abandi babyitwayemo hanze mu bindi bihugu, bishoboka yuko utubari twasabwa gushyiraho ingamba zo kuba zakirinda zikarinda n'abakiriya bazo, hanyuma noneho tugatanga serivisi ariko hakurikijwe ingamba zo kurinda abakiriya bazigana. Byakorwa gute? Ni ugushyiraho uburyo bwo gukora isuku, gushyiraho uburyo bwo kugenzura ko abo bantu bubahiriza amabwiriza yo guhana intera, gukoresha agapfukamunwa, gukaraba, mbese bya bindi byose wumva Minisiteri y'Ubuzima ibitangaho inama. Hakaba hanashyirwaho n'uburyo bwo kugenzura niba koko utubari tubikurikiza. Ariko hakaba n'urundi ruhande rutekereza yuko mu by'ukuri nta mpamvu yo kubyihutisha, kubera yuko iyo abantu bamaze kugerwamo n'akasembuye akenshi kubakontorora no kubacunga no kubagira inama y'uburyo ki bagomba kwitwara bikunze kugorana. Ariko abandi bakavuga bati niba koko bikunze kugorana, none se kuki hatashyirwaho nk'uko hasanzwe hashyirwaho uburyo bwo kurinda wenda abateza umutekano muke, hatashyirwaho uburinzi cyangwa se abantu bashinzwe iyo gahunda yo kuvuga ngo bagenzure niba mu bakiriya hari abari kurenga kuri ayo mabwiriza bafatirwa ibyemezo, harimo no kuba basohorwa mu tubari. Ibyo byose ni ibintu bikigwaho bigitekerezwaho, ariko ngira ngo mu bushishozi bwayo leta niyo ikwiye kureba igikwiye hanyuma igafata umwanzuro ukwiye. Ibyo ari ibikorwa nko gushyiraho abarinzi cyangwa abagenzura, byakorwa nande? Byakorwa na leta, byakorwa n'abafite business, byakorwa nande? Byakorwa n'impande zombi, kubera ko leta ifite inyungu mu kureba koko niba ayo mabwiriza yubahirizwa kugira ngo icyorezo kidakomeza kuza, kubera ko ni mu nshingano ya leta gukumira ibiza nk'ibyo. Ariko na nyirakabari ni mu nshingano ze gushaka uburyo ki yubahiriza amabwiriza aba yatanzwe, ku buryo byaramuka bitakunze akaba yanafatirwa ibyemezo nawe, harimo no kuba yafungirwa cyangwa se akamburwa uburenganzira bwo gukora mu gihe yari yabwemerewe. Ni iyihe nama mwatanga muri uru rwego yafasha mu guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 by'umwihariko ku bari muri iyi business? Hari inama ya mbere nuko bagomba kumva yuko buryo haguma kubaho ubuzima nibwo bwa mbere. Nyeka yuko abenshi bagombye gutekereza uburyo ki ba diversify bakajya gukora izindi business cyangwa se aho bari basanzwe bakorera bakaba bahabyaza umusaruro ku bundi buryo. Turamushimiye Straton Habyarimana, umusesenguzi mu bukungu. Tugeze muri wa mwanya wo kumva ikinamico Sigasira, turagaruka tunyuza amaso mu bitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 16 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana umuriro waka hagati ya Dansira na Mukesha kubera gukemanga umubano wa Mukesha na Methode na Ruzindana nabo ibyo kwambara agapfukamunwa neza barabyirengagizaga ngo kababuza guhumeka. Bimeze bitubu wicikwa. Ese urakora iki muri stoke Meto? Uzi igihe nagushakiye? Ngwino nawe wihere ijisho muke. Habaye iki? Imyaka yaraboze dore ibirayi uko byabaye ye baba we. Bimwe byashoye imizi, ibindi byaranambye. Ibyo abo biretse Meto. Nkeneye kumenya icyo nyuka mpora. Ku buryo nuko abigeze hariya ngo gende mucuta umumpe. Akeka iki se hagati yanjye nawe? Ariko se ubwo urumva utandenganya muke? Ngo nkurenganya. Ibyo wowe na mama mupfu urumva nabibyirwa n'iki? Cyane cyane ko mutukana ntari. Wa mugane ndanakurenganya. Gusa siniyumvisha ibyo mama wawe ampora rwose. Ibya mama bireke, ahubwo dutangire gushaka ko twahangana n'igihombo COVID-19 yaduteye. Yewe nibyo nagushakiraga ejo nimugoroba. Genda umva twagarura abakozi bose. Kubagarura se bakaza gukora iki? Bakakora iki? Ubu cyihutirwa no kubwira abahinzi bagahinga bivuye inyuma. Ikindi kandi bagatera imbuto z'inyongera musaruro zatanzwe muri ibi bihe bya COVID, kuko nizo zitanga umusaruro vuba. Wa mugani Meto. Uzi ko ari byo? Reka nyakwa gufuhira urakanyabwenge. Uyu ninde umfutse mu maso?
uzi ko wari utumye amazi anca mu mazuru humura ntacyo waba nkusi wanjye apo se ni wowe Kayite umuze utanakarabye intoki wa mugani ko mbona se ahubwo sanitizer nayibagiwe ibaze ubuse ndaguhobera ne kurukumbuzi ngufitiye narenze ko nkuyambira nkigumira mu gituza cyawe iyo ziro nyihoberere ndakwizeye nta virusi ya corona ufite yambi ukuntu nsigaye ngukumbura mba mbona hari igihe nzajya nshiduka naje kukwirariza hari icyo se ariko se ko mbona wabaye mwiza cyane ndabizi se wenda ni ibirungo niteye simbihamye koko se kuko ejo bundi ubwo uheruka ahangaha waje utabyiteye kandi nabonaga uryoheye ijisho ubanza ari amaso yawe ese Kayite mbwira metode yaba azi kujya uza hano Meto igira hino tuvugane mbere yuko ntahaye ni amahoro se mukene iyi ni amahoro humura warangije gukora isuku muri sitoke se ndabirangije da ntubona ukonsa ubu gahunda ni ugukora nta guhagarara nashaka nyine kukubaza ko buriya nyuma yo kuvugana n'abahinzi n'iki twakurikizaho kuko sinshaka ko tugira n'akanya na gato ko gupfa ubusa ukesha rero mbere yuko dukomeza ibyo ndashaka kubanza kukubaza ku kintu maze iminsi ntekereza oya mbaza nta kibazo maze iminsi ntekereza kuri uriya mwana ufite ubumuga mwahisha akaba agejeje iki gihe atarabona izuba yasubizanye muti rwose ibyo ndabitekereza nkumva ibyanyu biranyobeye kandi buriya nanze guhita ntanga ruzindana mu buyobozi ntarabaganiriza mwembi ngo mwiyunge ariko si byo wabyihoreye kuko ushaka kubyinjiramo ndi umuyobozi w'isiberega kandi wibuke ko no mu byo dushinzwe harimo n'imibereho myiza y'abaturage ibyo bigahurira ese n'umuryango wawe mbwira ahubwo uriya mwana muramuteganyiriza iki kugira ngo yibone nk'abandi bana ngaho da metode yinjiye mu kibazo cy'umuryango wa Ruzindana na Mukesha hanyuma asize ingamba zo kwirinda COVID-19 muri koperative yabo zizabashobokera naho ubutaha reka twese hamwe dusigasira amagara yacu ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19 mwiyumviye namwe iby'agace k'uyu munsi k'ikinamico sigasira kagusigiye iki twandikire kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232 wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Shuti bakunze b'ikiganiro ejo reka noneho dufata umwanya kumve bimwe mu bitekerezo mwadusangije muri iki kiganiro byakusanyijwe na Christelle Wikeza hanyuma ngenda garuka mu kanya tugana ku musozo w'iki kiganiro. Ikaze muri studio Christelle. Urakoze Nicole, reka ubutumwa bwa none tubihere kuri Nzamwita Emmanuel aho yagize ati guhangana n'ingaruka ku bakoraga mu tubari no gushaka amahirwe mu kandi kazi karaho baherereye. Dusabimana Marie Devote yagize ati niba hari uwabashije kwizigama yahindura imikorere. Urugero yatanze yavuze ko batangira gukora ubucuruzi bw'akabari ariko bakajya basangisha abakiriya ibyo kunywa aho baherereye. Yakomeje avuga ko ibi byakabaye isomo ku bantu bose byo gukomeza kwiga ibintu bishyashya byabafasha mu myuga bakora cyangwa business. Naho Evode Kirenga yagize ati abakoraga mu tubari bakomeje guhura n'ingaruka zitandukanye. Icyabafasha guhangana n'izo ngaruka nuko baba bagiye mu yindi mirimo yababeshaho. Nzabonimana Teresfore yagize ati nta gushidikanya abenshi basubiye inyuma mu iterambere. Bamwe basubiye ku ivuka bibatunguye abandi bari kwirwanaho bashaka indi mirimo. Naho Theogene Gasasira atabatakaje akazi imibereho irabagoye ariko bamwe muri bo birwanyeho bashaka indi mirimo itandukanye. Bakunzi b'ikiganiro ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu mwakomeza mukabwohereza ndakomeza mbwakire. Nicole wasubirana ijambo. Turabashimiye mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku mibereho y'abari batunzwe no gukora mu tubari muri ibi bihe bya COVID-19. Wifuza kongera kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi tumaze kubagezaho wasura YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Mwakoze kubana natwe uyu munsi, mbararikiye kuzabana natwe mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo kizibanda ku mibereho y'abakoraga muri gym ndetse na sauna massage. Nshimiye kandi itsinda ry'abanyamakuru ryamfashije kubategurira ndetse no kubageza iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nge nitwa Nicole Giraneza, mbifurije kugira ibihe byiza.
urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Kurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.